Muri iyi nkuru inzira y'ikinyoma ntitora duherukana mu gice cya kabiri aho Rune wamaze gusanga telefone yayibagiriwe mu ntebe kwa Rebecca, nuko agatekereza nyine za message, agatekereza ya record, akagira ubwoba agira ngo bari bubifungure barebe. Njye ugiye kubagezaho iyi nkuru nitwa Germaine Abizeranye, mwibuke gukora subscribe ku batarayikora, ubundi inkuru ni buri munsi. Runa barimo gusohoka mu modoka ajya kureba ya telefone, nuko akabona Rebecca aje yihuta cyane ati ture twagukereje none wari wibagiwe telefone yawe. Runa ati ubundi wavuze umukobwa w'umutima ni wowe baba bavuze, dore umugabo aribagirwa telefone umutima w'urugo akayimuzanira yihuse cyane. Rebecca araseka cyane ati ariko nawe rwose urasetsa cyangwa uyisize ku bushake kugira ngo urebe ko nyizana. Runa ati oya sinakugerageza ribagiza ryanjye, ariko nyine biragaragara ko wita kuri buri kimwe. Nanjye nyine uzanyitaho pe. Rebecca ati ubundi se nongere ngusezere ko ndimo kugutinza. Runa ati ubundi mba numva twagumana ngakomeza nkakureba, nyine ngakomeza nkirebera izuba ry'umuseso. Rebecca ati ariko urakabya we kuri aya manwa y'ihangu gutya ugatinyuka ngo izuba ry'umuseso. Runa araseka cyane ati ndavuga iriri mpagaze imbere. Rebecca ndagukunda. Rebecca ati murakoze cyane, ntanjye nyine niyumva ukundi, mba numva nyine mbese mba numva ari byiza cyane. Runa ati kandi umenye ko undi mideni. Nkuri mideni njyewe? Runa ati njyewe sinaguhisha amarangamutima yanjye, yewe sinanaguhishe n'ijambo na rimwe, urabizi buri kimwe ndakikubwira, ariko wowe uba wivugisha uti murakoze, ngo sinzi uko niyumva, ngo mbese ntabwo uri kwerura ngo umbwire. Rebecca ati urankanze gusa. Mbega wowe mbanje kwikanga nibaza umwenda nkurimo, mbese nyine Runi nanjye ndagukunda. Runi yibutse ko nyine bamuhamagaye ko byihutirwa, nuko ahita asezera kuri Rebecca akatsa imodoka akagenda. Turi ahantu kuri pisine, ahantu haba hari akaziki gakeya cyane gatuje. Hari umusore wicaye hafi aho afite icyo kunywa ku meza, ariko ubona akarambiwe, ari kujya ahora areba abantu bose bari gutembera hafi aho. Mu kanya gato yafashe telefone nuko ahamagara Runi. Uwo musore aba yitwa Juste, nuko Juste ati ariko mani ko nzi ko utajya untenguha, ubu uri hehe kweri? Runa ati mpise nkubona aho wicaye, nyine nambaye t-shirt y'umutuku, uri kundeba? Juste ati nakubonye. Juste ahita amukupa, ariko n'ubundi nyine Runa aba yarangije kumugeraho. Juste ati wiriwe neza Runi? Kabisa nyine uragura akantu dore watinze. Runa ati Juste ndakumva ariko nawe byakubaho pe. Juste ati biki se mani? Runi mbona muri iyi minsi sinzi ukuntu mbona umeze pe, ubanza mama wawe sinzi icyo yaguhaye kabisa. Runa ati reka nawe wikabya, uko ubizi se mama, usibye ibye byo kumbwira ngo arashaka umukazana, hari ikindi? Reka nta kindi nyine abashaka. Juste araseka ati ubundi se urabura iki wamuhaye icyo ashaka? Mani ubu wabuze icyana cyiza koko ngo ugifatishe ubundi ugishyire mu rugo?
Runati oya Justin, ahubwo nyine wagira ngo kuri njye ibisubizo biza bihetse ibibazo kabisa. Justin araseka ati ariko Runi rwose none ibyo byose bikuntangaza. Ntago bavuga ngo ibisubizo biza bihetse ibibazo, ahubwo baravuga ngo ibibazo biza bihetse ibisubizo. Runati oya winkosora kuko ibyo mvuze nyine ntago mbivuze nabi, ahubwo ibyanjye nyine nuko bimeze Justin. Justin aramubwira ati ndakumva mani, gusa ntukihererane ibintu nyine mani, jya umbwira urabizi ndi umushuti wawe. Runi ati Justin, wari wajya ku rugamba ugasanga icyo bita igipimo ugasanga nicyo cya kintu nyine ukunda cyane. Justin ati ariko rero nawe urimo kugenda uncanga pe, ntiryari se wajya ku rugamba utarimo guhangana n'umwanzi nyine, ubwo icyo kintu ukunda cyaba ari igiki kandi waba uri guhangana na Haduyi, turase Haduyi mani ikava mu nzira. Runati Justin, izo mbaraga nyine uri kumva hari aho wazikura, ariko mani hari igihe nyine byanga. Natangira kubwira Justin adaciye ku ruhande nyine situwasiyo uko iba imeze. Runati Justin, iminsi ishize nyine hari umujama wanjye wandangiye kamisiyo nsanga n'umukecuru, gusa mani ni umugome bya hatari. Justin ati Runi usigaye upanga n'abakecuru, wallahi noneho se wowe watewe n'ibiki we. Runati tuza ntago ndarangiza story, ariko ubwo nyine uwo mukecuru yarambwiye ati misiyo nta yindi ubugiye gukundana n'umwuzukuru wanjye. Justin yahise amuca mu ijambo ati yewe ga misiyo iyo yo rwose roroshye pe, kandi ubwo nyine wasanga uwo mwuzukuru we yararimo kumushakira umugabo, wabona ari kwa kundi nyine umwana atinda gushaka umukecuru agahangayika akavuga ati ngomba gushyiraho kashi zose, ariko uyu mwana akabona umukunzi. Runati ariko Justin ntujya rwose uhinduka pe, ibyawe byose ni pa ku kanya. Justin ati none se nyine ntubizi, kasi naho ushobora bizi nyine. Runati iyo misiyo iragoye cyane pe, yambwiye kuzaryamana n'uwo mukobwa nyine, uwo mukobwa yitwa Rebecca, ariko ngo ngakora ku buryo ntwari nshakwahaze nkazizanira umukecuru. Justin ati ubwo akazi koze iki? Runati arashaka kumwica, ngo no hambere nyine yivuganye nyina wabo. Justin ati Runi ni danje pe, ku bijyanye n'amafaranga nyine avuye mu bintu byo kwica umuntu cyangwa kumwicisha, wapi kabisa. Runati ubu rero ngira inama. Justin na Runi bakomeje kuganira, nuko Justin yihanangiriza Runi ati uramenya utazakora ikosa nk'iryo ngiryo, ati rwose wowe irira ayo mafaranga, kandi niba rwose uwo mwana umukunda mubane, uwo mukecuru niyisaza bizageraho bishire nyine, cyangwa nta nisaza cyane uzamujyane kuri RIB. Ibimenyetso ntubifite. Turi mu masaha y'ijoro nka 6:30 n'igice, handi abantu bose baba baryamye. Umukecuru mu ijoro yabuze ibitotsi rwose, arimo gutekereza. Umukecuru yibaza ati ariko Runi ko ntacyo ari kuntangariza, buriya ntarimo kunkinisha. Gusa abonishe si bake, nawe nareba nabi ndabamo wakurikiza pe, ariko ubundi ntigutambuza kumuhamagara. Buriya ntiwasanga yarigaruriye Rebecca ku buryo nyine bamarana igihe kinini.
ubu se nzasubira kwa Saga ntamushyiriye icyo abakuru bansabye? Miliyoni cumi n'imwe nako zimaze kuba 11, miliyoni 11 nahaye Runi akabana n'ubu atarampereza ibyanjye. Use ndabyizera ra? Umukecuru mu gihe akibaza ibyo, umuyaga urahuha mu cyumba baryamyemo, nuko ijwi ridasanzwe riti, mukecuru, na n'ubu nturazana ibyo twagutumye. Umukecuru ati, ayiwe, mumbabarire, n'igihe gito rwose, ejo nzabizana. Cya kijwi kirongera kiti, tuguhaye iminsi 3 gusa ukaba wabizanye, hanyuma y'ibyo rwose nutabizana tuzakwica. Umukecuru yize umugambi wo kwicisha Runi akazabikuza za miliyoni 10, ubundi akaba arizo akoresha nyine mu kongera kwicisha Rebecca na Tania. Umupfumu yari amaze nyine kumuha iminsi 3. Runi amaze kubona ko rwose amazi atakiri yayandi, nibwo yatangiye gushaka icyo yakora. Gusa muri iyo minsi nyine yari afite abantu bari kujya bamugenda hafi bamucungira umutekano. Muri rya joro umukecuru aba yatewe n'imyuka mibi ya wa mupfumu Saga, aba yohereje message irimo amagambo akomeye nyine akayohereza Runi agira ati, guhaye uyu munsi wonyine, nibigera mu masaha y'isambiro utanzaniye ibyo nagusabye, usezere kuri buri kimwe cyose ukunda rwose, ndakwica narabikubwiye. Aha sinavuga ko muri ibi bihe Runi yari atuje, gusa yahamagaye Justin amubwira uko byamugendekeye nyine, uko ijoro ryamugendekeye, amubwira n'iby'iyo message. Nuko Justin ati, iyo shitani y'umukecuru rwose mva irakwica pe, reka ngugire inama, ahubwo uhamagara Rebecca ubimuganirize, byibura amenye umwanzi bahanganye kabisa, naho ubundi byawe byo ndumva biteye ubwoba pe. Ese wabibwiye mama wawe? Runi ati, wapi yahita yiyahura pe, ntago yabyakira. Justin ati, ubu se mvuge ko uzize urukundo wakunze Rebecca ukanga gukora ibyo wasabwe? Runi ati, man, Rebecca ndamukunda ku buryo rwose n'ubundi mutanze bakamwica nyine, nanjye nahita mukurikira pe. Niyo mpamvu ngiye rero kwemera ngapfa kubwo, ngiye gupfa nk'urw'abagabo mwana. Byibura ndaba ndokoye ubuzima bw'abantu babiri, Rebecca na Tania. Justin ati, ariko nungutse igitekerezo, kamubwire, wowe genda ubiganirize Rebecca, nurangiza hanyuma muhite mujyana kuri RIB murega uriya mukecuru, cyane ko ibimenyetso byose ubifite wabyegeranyije. Runi ati, icyo gitekerezo nicyo, ahubwo sawa, mfite igihe gito cyane, reka njye kumureba, reka njye kureba Rebecca. Justin ati, komera mwana, ndabizi bizacamo. Runi ageze kwa Rebecca mu rugo. Rebecca ati, kuko mana yanjye Runi, noneho ubwo wabaye ute? Ese ko mbona uza nta no kuvuga byagenze bite? Runi ati, Rebecca, nkeneye umwanya aka kanya ngo tuganire, hari ibintu byihutirwa nshaka ko tuganira. Rebecca ati, uraba utaranansuhuza ngo hari ibyo umbwira? Runi, wabaye iki? Ninde wakunyangishije?
kandi dore ko abantu banga bemereye neza ubu wabona bakunyangishije. Roni ati Rebeka tuza ntabwo ibyo bintu birimo ariko urabizi nyine ndagukunda. Rebeka ati none se imodoka irihe, ntiwanaje mu modoka cyangwa ukoze agisida? Sheri mbwira rwose ni ibiki bijya mbere mbwira. Roni ati oya ni ubuzima bwanjye n'ubwawe ndetse n'ubwa Tania, ibindi byose wikirirwa ubitekereza. Rebeka nyine yageze aha aricara ategereza ibyo Roni amubwira. Roni ati mbere na mbere banza wumve iyi rekodi. Rebeka atega amatwi iti yesu we ndumvira ijwi ari rya nyogokuru, ariko se uyu bavugana ko ndi kumva ntari kumumenya neza. Oya nyogokuru ntabwo ari we rwose watinyuka kwica mama. Ubu se kuko ibi bintu ni ibiki ndi kumva? Roni oya ntumbwire ko yagutumye no kunyica mwana we. Kandi mama yari yarabimbwiye ngo sinkizere inshuti. Roni ntabwo watinyuka kumfatanya na nyogokuru ngo urashaka kutwica hejuru y'amafaranga miliyoni 10 gusa koko? Iyi message se ngirije wowe utatwica ngo arakwica? Rebeka yagize agahinda kenshi cyane nuko abwira Roni ati niba koko inshako zanjye arizo yagutumye ubu ntazo mfite, ariko umva ntago wabura n'akamwuka kamushyira ariko akakureka nyine ubwo twe twaremewe kubabazwa nyine ubwo isi yaratwanze. Rebeka reka gukomeza kuvuga ayo magambo hejuru y'ukuntu ngiye rwose ndagukunda, ntago nifuza kukubona urakaye, sinifuza kukubona ubabaye. Rebeka sindi umugome nk'uko uri gutekereza aka kanya, ahubwo nyine ngiye gupfa kubera urwo ngukunda. Basi nujya nyine nkumbura uzajya usura mama wanjye, aragukunda nubwo atarakubona. Yahoze yifuza umukazana utuje wita ku bantu, mbese nyine nkawe Rebeka. Roni yongeye kureba Rebeka mu maso nuko amuhanagura amarira aba afite ku maso nuko ati Rebeka ndagukunda. Bakivuga nuko bagiye kumva bumva umuntu arakomanze cyane, bose bamera nk'abaguye muri koma. Wowe uri kumva iyi nkuru se utekereza ko ari nde wari ukomanze? Igice cya 3 naha tugisoreje. Ndakwibutsa ko iyi nkuru yikwigezwaho nanjye Abizeranye Germaine. Iyi nkuru yitwa Inzira y'ikinyoma ntitora. Buri munsi tuzatwumva agace k'inkuru runaka, gusa ubu tutararangiza ino nkuru tuzabanza tuyikore irangire. Ejo rero ni part 4 ari nayo finali. Tuzumva ese niba ninde ukomanze, tumenye uko bimeze. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite ushyira muri comment section ubundi tukabisoma. Ciao ciao.